inyange muhorakeye abana twahanganaga nkuramukije ntera hejuru nkogeza nturihe minyamibwa ngendoho kizihiza uburanga reka nongere mbasuze kandi reka nongere mbashimire mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ndagushimire wakoze subscribe, ugakora like, ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment. Tumeze ute? Ngemeze neza uyu munsi, murabona wallahi ndi kumwe n'umukobwa mwiza afite gitari azi gucuranga. Uyu munsi ni show bitandukanye na bya bindi twagiye duhura na babandi batubwira ngo fyo, ariko uyu munsi tugiye tiririririre. Ngewe ndemi nyawe, kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse ukore na comment. Deka mwakire muri studio nere kwigira mvuga ngo ibikini bikikere. What's up? Vip Fresh. Sure. Yep. Deka genda. Aya. Iyo Bluetooth ivuye kuri radio yikuye hatari wo bikoze bavuga ngo iki? Iyo Bluetooth ivuye kuri radio atari wo yikuyeho baravuga ngo iri connectunguye. Wowe bavuze iki? Yes, rero Bluetooth iri connectunguye nimba ariko bavuga simbize, ariko nkuko mibona ndi kumwe na Keria. Kera ufite gitari, kwanza buretse gucuranga gitari ubanza uririmbe n'ijwi ryawe rya wenyine bumve ko ndi kumwe n'icyamamare. Cyamamare. Okay. Inyange muhorakeye abana twahanganaga nkuramukije ntera hejuru nkogeza nturihe minyamibwa ngendoho kizihiza uburanga. Dore ibiganza bigabamariza wari umubyeyi tukagusanga, nongere ngire ntikaramukuranye nyituze ukuranye tuze ukuranye ubwiza ukaba n'ingenzi koko uhorenze nkwihoreza umutesi rehe kunakundwe no kuhurura bikwiye. Shahirwa umugabo uzagushaka. Oya. Uri mu gitondo nukujya ngewe mbari ngewe nukujya mbere yuko njya kurya ukabanza ukaririmba. Wazajya wishyira abantu. Ibi bintu serious muranyishyira abantu mukomeje gukurikirana yawe TV. Rero mwabyiyumviye ndi kumwe n'icyamamare mu byamamare gusa kuri inshuro. Kere ntarajya mu bintu byinshi, wowe ubwawe iyo wumva uri kuririmba gutyo bundi wiyumva ute? Ndabikunda tu, biranshimisha. Banumva nishimye tu. Wishimye mu nzozi se byibura niyo uri kurota buri kurota iti? Hago mbisi. Iyo urotse mu gitondo ntago byibura ujya urota uri nko kuririmba wicaye ahantu? Rimwe na rimwe. None uri rusoferi? Oya.
oya rusoferi ararenze rusoferi buriya yaririmbaga amajwi yose mu ijuru yari arenze cyane. Yes, kuba atazi Keriya ni muntu ki? Keriya physically ku buryo amubonye hano physically okay. Keriya ni umukobwa w'igikara yego utari muremure uringaniye afite 1.62 sari cyane afite amadred yego ko numva izubiri upima taye zawe zipima ibiro binga. Okay, ibiro byanjye ni ibiro 52 mfite ibiro byinshi cyane kuko agafuka kasima nkarushiro 2. Ubwo taye zawe zifite ibiro binga umutwe wawe ufite ibiro binga. Wamfasha kubibara imibare yanjye ni biki? Keri watangiye kumenya ryari ko ufite impano yo kuririmba? Kumenya ko mfite impano yo kuririmba njye nakuze nkunda kuririmba. Kumenya ko ari impano naririmbaga nkumva ibintu bisanzwe ariko abantu bakambwira ko ari impano ndirimba neza. So rero umwaka wa 2018 niga muri IPRS Kigali nibwo nagiye mu competition yaho ndatsinda mbona ko bya bintu ushobora kuba kuko ari tala. So yego nibwo natangiye no gukora rero nk'akazi kuko nibyo mbona mu mafaranga. Ubu ngubu nta ndirimbo yawe nimwe urakora? Indirimbo yanjye ntayo gusa muri no minsi mfite projet gukora amakava. Nandi gukora amakava maje gukora ebyiri minsi iri vuba ndaba natangiye kuzishyira kuri YouTube channel ndafungura YouTube channel ntangiye kuzishyiraho indirimbo zanjye nazo ndacyabipanga ko nazikora. Nk'indirimbo ya kava wumva uzaheraho ni ngiyi? Hariyo nari narakoze natangiye iyo ntago ndazishyira hanze ariko maje gukora ebyiri iyo bita Helplessly ya Tatiana na Diamond Heart ya ndamwibagiwe gusa bayita Diamond Heart. Nago ndikwita ni ririmbaho gato nimba urize no kwicuranga iyo Diamond Heart ntago nzi kwicuranga. Ririmbaho gato. Iravuga ngo hello sweet grief, I know you will be the death of me. Feel like a morning after HTC. I am drawing in an endless sea. Hello old friend, there's a misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I never love again. I wish that I didn't know, yeah, where all broken lovers go. I wish that my heart was made of stone. Yeah, if I was bulletproof, yeah, I love you black and blue. If I was solid like a jewel, if I had a diamond heart, oh, I'd give you all my love. If I was unbreakable, if I had a diamond heart, oh, you can shoot me with a gun of gold. If I was unbreakable, I walk straight through the bullet, bend like a tulip, brew out a flourish, never mind the bruises, into the fire, break it through the wire, give you what I got. I walk straight through the dark, I never been the potter, diamond the shadow, beauty from the powder, into the poison, crying in ocean, give you what I got. Cyakoza simbizi nge nta kintu mvuze gusa kuba nge ntazi kuririmba nanjye sinirenganya ntago nigeze mvukira mu muryango w'abantu bazi kuririmba nzi indirimbo imwe yitwa Kiradodora nayo sinzi kuririmba neza ariko wowe umuziki wawe ababyeyi bawe iyo bicaye bakakureba byibura uri no kubaririmbira bakubwira iki? Barabyishimira barabikunda. Icyo nsigaje kuba ni kimwe no gukora izanjye nizo babuze. Hagati ya papa we na mama wawe nindi wigeze abo mu muhanzi cyangwa mu gisekuru cy'iwanyu? Nawe ariko papa azi kuririmba arabikunda nyine yaririmbye no muri korali arabizi ijwi rye nyine tu. Ku buryo umunsi wakoze indirimbo uzambwira ati papa ngo no dukorane indirimbo? Abyemeye twayikorana. Yego. None Keri ahandi ukorera umuziki wawe ni hehe utarajya muri studio ni? Ahandi nkorera umuziki wanjye nkora mu bukwe muri dote mu ma reception gusohora umugeni
nkora no mu music ari live. Waturirimbiye gutyo gusa utigeze ucuranga, noneho shaka mu ndirimbo uzi gucuranga, noneho tugacuranga tukumva n'abantu batabona ufite uwo murya, nimba ari umurya, nimba bavuga gitari simbizi batavuga ati no kuyifotorezaho. Kora mu mirya. Okay, indirimbo tugiye gukora yitwa Kundugukunda ya Kamariza. Ibyo byose urayizi. Ntabwo ngufasha ariko shatse wafashe. Subura mutundijije wamoza nagoza ubu wamoza kabisa naguye igikoma muri no minsi kiri gukora umuti kandi ndabizi gikunda ko oya nje nawe hafe banyarwanda sinkunda igikoma, nimba ushaka kungurira nyoherereza kuri mobile money ngenda ahantu mpfundura kanago nk'igikoma yakiriwe ya rwose. Muri no minsi uri kukinywa wibihakana ufite video mukanya ni mara kujya Uganda yifata. Keri, tugarutse ku buzima bwawe wowe nyirizina, ubundi target yawe mu muziki cyangwa se muri talent yawe y'umuziki ni iyihe? Okay, target yanjye muri muzike ubu nari nahereye kuri projet yo kuba nakora amakava, ariko I hope ndifuza ko nakora indirimbo zanjye zikagera ku rwego international, bitari kuri muziki iri mu Rwanda gusa, muzike iri ku rwego rw'isi. Ibyo byanshimisha. Njya nkunda kubaza umuntu wari wese turi kumwe ikibazo kigira kiti muzike y'uyu munsi na muzike yo guhera muri 2006 ubu muri 2020 ubona different y'iyo muziki ari iyihe? Different y'iyo muziki muri za 2006 muzike yaho like imyandikire yabaga wumva itacinga, ariko iyo akenshi abantu bamaje kuzamuka nyine bararirimba ukumva beat ariko ntumve like message irimo. Niryo tandukaniro mbonamo, ariko muzike yo iri ku rwego rwo hejuru par rapport na kera ko twabaga tuzi zo hanze gusa, ariko ubu ngubu muzike nyarwanda iri ku rwego rwo hejuru rwo yari iriho kera. Keri, nuwuhe muhanzi ukwespira kuva muri 2011? muri 2011 muri pop sari ba Radaman, ba The Ben, ba Meddy, like muri rap nkunda Riderman. Hari indirimbo Riderman ni muzi? Hari ya Riderman zini abo mugeka ko turi ajya niye ni mara ubu ngubu rero iyo uzi ukavuga ngo iyo Riderman arayikundaga ndayizi subone kubera rero kuba naragiye muri muziki live cyane, nyine ufokasinga kuzo uburi bukore cyane, kuko nyine ubu urumva ugomba gukora ama repetition ukamenya indirimbo, kuko ugomba kuzikora zikakwinjiriza. Rero hari igihe umuntu adakunda no kubona umwanya, cyangwa bigatuma nizo umuntu yaraza agenda azibagirwa kwa kutazikora cyane. Tumva ntayo nahita nibuka yose. Indirimbo y'umuhanzi wo muri South Africa
uzi kandi ukunda ni iyihe? East Africa. Muri no minsi ndakunda indirimbo ya Fireboy bita Jealous. Yiririmbaho gato. Namaze kwicuranga. Nta kibazo. Iravuga ngo just wanna taste and I'm waiting on, shall we? What do you give me is not enough, no. You know say me and I got fall in love, shall we? Hey, what do you give me is not enough, no. Oh my baby, I'm getting jealous. Don't wanna see you with anybody, oh, I'm getting jealous already, oh. Oh my baby, I'm getting jealous. Don't wanna see you with anybody, oh, I'm getting jealous already, oh. I'm getting addicted, oh, oh. I'm getting addicted, oh, baby, oh. I'm getting addicted, oh, oh. I'm getting addicted to you. I'm getting addicted, oh, oh. I'm getting addicted, oh, baby, oh. I'm getting addicted, oh, oh. I'm getting addicted to you. What you ever done to me? I bet now you got me chasing after you. What you ever done to me? I bet now you got me chasing after you. Oh my baby, I'm getting jealous. Don't wanna see you with anybody, oh, I'm getting jealous already, oh. So nakubaza ngo ukunda gusohoka cyangwa usohoka wabishaka utabishaka? Gusohoka biba muri weekend, ntabishaka ndasohoka kuko mba mfite akazi. Ya muri weekend ndakora ibintu bya music n'ubundi music iri live, rero mba ngomba gusohoka. None reka twinjire ku buzima bwawe. Keria, ubundi iyo uvuze ngo ubundi Keria afite boyfriend kwanza? Oya. Yego. Uri single searching cyangwa uri single stop searching? Yes. Munga ne oraki. Uri single? Single and serious. Ariko no searching. Searching because they say tuzapfa tuta. Mudakoze iki? Tudashatse. Hari igihe ushobora kuvuga ngo uzashaka amafaranga cyangwa uzashaka umugabo. Kuri wowe umugabo uvuga ngo yaranye spira niyo mubonye gutya, n'uyu nguyu uwo nifuza no umugabo umeze gutya uteye gutya. Umuntu umeze ute? N'abakurikiranye yawe TV kugira ngo azaze amamagara ati Emi ndashaka nimero ya wa mukobwa, ariko nzi ko nibiba byujuje kuko icyo gihe nzaba mbaye umuranga. Kuri Kiss FM musa. Uje gukora cya kiganiro cyo gushaka abakunzi? Oya nta bakunzi, ni Keria ngende kumwe na Keria. Okay. Like sister. Nese uzagumirwa. Oya nanone. Like ubundi jewe cyambere ni umuhungu ukunda tu urionete yego. Like physically abaye ari umuhungu nsumba abari sawa yego. Se buriya ni iki kindera wubaha abandi atitaye ngo uyaraciriritse, mbega ugira umutima wa kimuntu, ugirira mu abantu wumva wafasha mu gihe abishoboye yego. Ase nta byinshi abaramutsa nkunda anyubaha, yakemera yubaha yego n'akazi nkora bisutuma nibagirwa ibyindi renge kuvuga yego. Yubaha akazi nkora kandi wakoze kati mubikati ngaho ugatumye mita mureba. Oya nari bibabu yagukunze. Babu mvuga ni cameraman yakunze no mukobwa ari kunyicira ako babu ibyo bintu byawe ubundi ni ibiki? Nimero araziguha. Babu se buri urabona ari mu bantu wa kwinspira ku buryo wamukunda, ni muto ariko uramusumba? Babu bura ndamusumba. Twareba. Actually ubundi ikintu cyambere ubundi abantu basetinga ibyo bumva bifuza ku muntu runaka baba bakundana, ariko actually iyo uhuye n'umuntu muhuza, umuntu kumva, umuntu wemera ko nawe uri umuntu wakora amakosa mugakosorana akakumva nawe ukamwumva aho yakosheje, ubundi ibindi byose nibyo tuba dusetinga kandi ntago byose wabibona yego. Keria, iyo ugiye kurya ku meza yawe mu biryo urya ni ikihe kiryo kitaburamo? Biryo ndya imboga.
imboga burandariba cyane imbuto n'imbogera eh yes kugira ngo rero kuko ubu turi muri live show turi mu kirori cya live kere ongera ushaka karirimba uzi gucuranga twongere n'ubundi twigire mu munyenga w'umuziki siko bimeze mwana ubuka ko nkiri kwiga ntarayimenya uraza kunkotoza tu nake nkore iyi ngiyi nanone nayo ni ya Kamariza ako Kamariza Kamariza ndamukunda nkunda ubundi nge nkunda muziki za kera cyane zira twita karahanyuze Kamariza rero ndamukunda na Cecile Kamariza ndamukunda yitwa nari umutoni akora iki ase nandirimba himbiye mama wawe wapi papa wawe ntago ndahimba ntago urahimba keri iyo wowe ubwaye ku giti cyawe uri gucuranga gutya wumva intumbero yawe muri uno muziki igomba kugera he wambwiye ko ari muri Afrika cyangwa hano mu Rwanda windi wifuza kuba uri nko ku mwanya kangahe ubundi abantu twese twifuza ibyiza murabyumva nyine no ku mwanya wa mbere byakuze mu bantu muririmbana cyangwa se baririmba ibyo uririmba cyangwa se bakora ibyo ukora uba wumva rinde uvuga ngo uyarandusha ni benshi ni benshi like nko muri bino bintu dukora bya muziki ziri live ari ni benshi hari ubita Ariel wo muri symphony hari ubita Lecho wo muri Mico Band hari ubita Tabita ariko sinzi yakoreramo ni benshi ako se wigeze ujya kwiga ku Nyundo wapi iyo uza kujya ku Nyundo se ubumva buri kuruherwa narayitoraguye ku muhanda gutya ndi kwigendera impano tu warayitoraguye urayivukana uravuga ati ndayifite n'abandi barayivukanye noneho tugana ku musozo nakubajije utuntu twinshi noneho wowe ku giti cyawe nka Keri gira ikintu usaba abakunzi bawe uvuga ati ngiye ndakibasabye kandi support ndayibasabye abakunzi banjye rero icyo mbasaba baranshyigikira ni nabo ba motiva kwakora imwe na rimwe ari gemba numva nyine bitavamo kwakunda umuntu aba cyizere kitaraza utigirira icyizere wenda ariko bansubizamo intege banyereka ko nshoboye hari icyo nakora so icyo mbasaba ni ukomeza kunshyigikira kuko ubundi ufite abantu bagutera ingabo mu bitugu bituma ukomeza bituma wagura n'ibyo ukora ukaba wagera kure ako se nk'iyo uvuye nko kuririmba wenda nko mu kabari aho ukora ntago bijya bikubangamira nubwo ari akazi rimwe na rimwe birabangama kubera ko gukora muri muzike bakunda kwita ibisohoka hari igihe umuntu agufata uko utari
ukabona agashaka kujyana mu bindi bitajyanye n'ibyo ukora, so atagatekereza ko ukuri hari imbere ukuri kuririmba ibyo uri gukora, ashaka gutekereza ko ashobora no kuguha deal nimba ari kuryamana nawe mukayikora. Biba bigoye kugira ngo managing abo bantu ni umusobanurira ibyo ukora abyumve, ntimugirane ikibazo kuko actually aba ari umukiriya waho ukora, aba agomba kuzagaruka. So biragora, birajenana rimwe na rimwe, birajenana rimwe na rimwe, ariko ngerageza kubijera, ariko ntago kaburamo. Gusa hamwe n'urukundo ubukunda akazi ibyo ukora, urabishobora bicamo. Nk'ubwo nk'iyo uhuye nk'umuntu ushaka kugufata gutyo umubwira iki? Icyambere ntago namurakarira ngo mpite mubwira nabi nyine, ubundi buri muntu aba afite uburenganzira bwo gufata ibintu uko ashaka. So iyo umuntu rero agufasha muri ubwo buryo, bisaba ko umwubaho uko umubonye, ukamusobanurira ibyo ukora, akazi kawe akabasha kugasobanukira. Igihe noneho utashye nk'amasaha utahira ntago kubangamira? Amasaha ntahira impamvu atambangamiye cyane, nabitangiye niga muri IPRS, kandi akenshi aho nabaga nkoreye habaga ari hafi y'ishuri, navaga mu kazi mpita nzamuka njya ku ishuri. So rero nagiye mbimenyera, ntacyo biba bintwaye. Dutegure show in live? Tuzayitegura nta kibazo, ariko uzanshakira umuntu ucuranga ko ntago ndabimenya, ndacyari kubyiga. Dukore show in live. Bakunzi ba Yawe TV, nk'uko bisanzwe njye mbemereye iyi gift ko keri uyu munsi umwe tuzakora live bitarenze uyu munsi turi le 13, nibyo tariki sindizi, ubwo nyimenya amatariki n'iminsi nsigaye nyibagirwa. Urabona menzi ko ari kuryama no kubyiga kuva covid yabaho, ntabwo uramenya amasaha, uko nanjye turi kimwe. Uyu munsi ni kuwa kabiri, turi kuwa gatatu, turi kuwa gatatu, turi rotohe. Yego, yes. Tuzakora live njye nawe kuwa gatandatu le 17 niyo tuzakora live. Zabe bashatse umuntu ucuranga, dore ndabibabwiye bakunzi ba Yawe TV, umukobwa mubona ntago aramenya gucuranga. Ufite abo mukorana kandi umunsi ku munsi mwizeranye mukora byinshi. Tuzakora live kuri Yawe TV, bizaba ari sawa, ndanayikumbuye. Uretse kuba ndi kwicurangira mu rugo no kuba niga, ubundi ndayikumbuye pe. Akaririmbo ka mbere uzaririmba noneho ntugacurange ko uririmbe na voice yawe noneho. Karirimbo nzaririmba ayigamana mu saterwa sinshobora kuririmba iyo muzubuze muri karahanyuze muzubu. Akubundi hita ukubita n'ikigoma cy'ubu ngubu kwanza, ikigoma cy'ubu ngubu cya danje nk'igi hip hop tu urase mugati ndabaha urandeganye. Hip hop sikundi gora kwikura Pauliya, singoma bigo nakora niyihira. Fasha mbwire tukoriye. Yes, ngiye guhera ku bibazo by'abakunzi bawe. Hari uwambajije ngo ikibibi yabonye kwita ku kigera. Ikibibi kiranga hano wakimweretse bigenze gute? Si ukibona se kiranga byagenze gute kugira ngo akibone kandi kigaragara? Kirano agaragara nese ugenda uvuga ngo mfite ikibibi. Oya yikibonye tubona ko ari ikibibi. Aha twiririmbire yandirimba. Sara ngiye kuririmba amabanga ya Ivry. Uramukunda? Ivry baragukunda? Uraje. Ivuga ngo sibanga ntabwo ari gutya itangira gake genda gake. Urabizi n'imfura no mu masura bibona, iyavugura byumva ntabwo ajya gera waguhisha, sibanga gukunda nimbuta nabizi bimenye, ntuzigera umubabaza kuko ni wowe wenyine yizeye. Twagiye ufite umutima we kukubitsa amabanga ye,
ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza yawe TV sha nibizabe nk'iby'iki gihe by'ababana gahunda rugutana ngo byabaye bigezweho uramenye iwacu ntibihaba ndabizi ni wowe nshuti yizera umurijije sinzi uwamubuza mbisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigera umubabaza ufite umutima we kukubitsa amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza. Yesu wesha mumpa amanota muri comment mumbwire ngo Emi nzajye muri studio mbakorere indirimbo iyi yari yawe TV ukomeje gukurikirana narindi kumwe na Kelly yanjye wendi Emi nyawe Kelly yadusoza shaka kakanya twicaranya hangaha ugiye kuririmba. Iyi ni televiziyo y'abanyarwanda, ni televiziyo izamura impano, ni televiziyo ya buri muntu wari wese. Ni yawe TV urayizi urayimenyera aka kanya ugiye guhita uhimba indirimbo yayo. Wari ugiye kuririmba indirimbo yawe ariko reka mbe nyihoreye mero gukunda ibiraha yawe ibiraha we ugwangura ibiraha mwana ndaje gukwereka ahantu babikora ungurira ni hehe babikora hano hepfo gato ako se ubundi izina ry'ibiraha izina ryabyo ni irihe nyaryo rya nyaryo uzi ibiraha se ibiraha ki ibiraha tu ahubwo wowe usa nk'umuntu urizi wamfasha n'ibiraha ntaryo nzi n'ibiraha byita ibiraha nahereye kera mbirya ari bya veni umva ko mfite inarabiriye ufite inarabiriye ibiraha ariko iryo zina niryo ryonyine nzi ibiraha aha yes Kelly twari turi nari nakubwiye ngo uririmba akaririmba ka yawe TV indirimbo waririmbiye kera irimo yawe TV ugashyiramo yawe TV nta kibazo wavuga ngo mukore subscribe uririmba ugashyiramo yawe TV it's okay ayiga mama abasubu ntungoye ntago muri kumwe na yawe TV kora like share don't forget to subscribe to yawe TV. Yeah! Yes, ndabakunda umunsi ku munsi ndabakunda please ndabaprefera respect you ndagushimira wowe uri muri Amerika ndagushimira wowe uri muri Australia mu mpande zose z'igihugu cyacu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo n'abatuye hano mu mujyi wa Kigali hano ngo numvishije ngo bahita ngo shira umuteto shira umuteto ni za bisi bigenda hano hita ku murengwe se nubona ko twarenze aha ngo mwararenzwe nyine n'umunezero duhabwa na Yesu yes aba bafite umunezero bahabwa na Yesu nanjye mfite umunezero mpabwa na Kristo nawe nimba ukurikiranye yawe TV wubaye Kristo kandi dukurikiza amabwiriza ya leta twirinda COVID-19 dukaraba intoki n'amazi meza dukora ibikwiye gukorwa iyi ni yawe TV peace and love amajyepfo